byagenze bite kugira ngo ikiganiro cyawe ugikore bacyaprodinge n'umunsi nago wigeze ushira gite kivaho byagenze gute? Meza TV ryohera abagukurikiye. Sesi bakunzi ba Meza TV mumeze mute aho muri mu gihugu mu ntara zose zigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Mu mujyi wa Kigali ndabashuhuje mukomere cyane, ariko mbibutse mbere yuko tutangira ikiganiro, ukurikiranye kino kiganiro aho hasi gato hari ahantu handitse subscribe mu mabara y'umutuku kuri telefone yawe, uhita wakanda bigihindura ibara urabuduteje imbere, uhita ureba ndetse hirya gato y'ayo magambo hari ahantu hari inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze uzajye ugikurikirana, nayo uri buze guklikaho gatoya gusa, noneho uzajya ukurikira buri kiganiro cyacu uko tucyaprodinze. Uyu munsi turi kumwe n'umusitari, umuhungu uzbikora cyane, umuhungu uzwi, umuhungu umaze gukora ibintu birenze mbese ibikorwa bye keretse yabibibwiye nabwo kandi bwakwira bugacya bifata igihe kinini. Uyu munsi ubwo turi kumwe reka ababwira icyo yabazaniye, anababwire n'ibyo abategurira mu minsi iri imbere, ariko ubu ngubu afite umuzigo, afite indirimbo nshyashya imaze kuba hiti mu minsi ibiri, arababwira views imaze kugira, anababwire naho mwayisanga. Ni CEDRO bimeze bite? Yo meze fresh. Umeze fresh, ariko hari ikintu kigaragaza ko umuntu ameze fresh. Umuntu umeze fresh n'umuntu utameze fresh ubundi batandukanira hehe tumenye ko iyo mood ari yuri? Okay, iyo urugumeka manu umwuka w'abazima manu umeze fresh, iyo nyine biba bihagije. Umuntu utameze fresh nawe abahumeka, ariko nyine ntabwo aba ameze fresh, ariko abahumeka umwuka w'abazima. Icyo gihe we biba byagenze ndi gushima Imana ko meze neza nyine manu, ntacyo nayishinja nyine. Ibintu bishyashya nyine udufitiye ubu ngubu byatumye kuba twicaye hano imbere za kamera za Meza TV uyu munsi. Ni indirimbo nshyashya yitwa Mu Biro, imaze iminsi 2 isohotse. Mu biro se nyuma y'iminsi 2 urabona igisubizo iri kuguha kimeze gute? Igisubizo yikoma nyine urukumva iri gukurikiranwa bya tari tu, abantu bari kuyireba tu urwego umuntu abahagazeho nyine, ukabona nk'iminsi 2 abantu barebye video yari 5,000 bitewe no mu ntara ukuntu tuba duhagaze biba birenze bro. Bigahita bikwereka shusho kise nimba uri gukora video mu minsi 2 kabifite 5,000 binarenga, ariko uri kuyikorera mu ntara biri kuguha shusho ki? Ako kantu ubutambitsemo nyine niko kabi ngo mu ntara biraguha shusho yo gukora gute, gukorera he? Okay, biri kuma nyine shusho kuko nk'iya kabiri ubwo izaziri kurusha iriya ya mbere, ukuntu nyine support ziri kungaragariza n'iki urumva. Iya kabiri umuntu azashiramo izindi mbaraga, wenda nimba ifite views zimeze gutya, iya kabiri wenda iri kugenda iri kwisumbukirana aho buhoro. Iyi ni imirabyitegurira inkuba, uyu nguyu ni Gitera, umuhana vayo nyamutegera kazaza ejo papa gengo mukambwe umusaza wa hazaza. Ayo niyo mazina yanjye ndetse n'ayandi. Ahangaha ni imbere ya kamera za Meza TV. Turi kumwe n'umuhungu witwa CEDRO, yakoze indirimbo ayita Mu Biro. Iyo ndirimbo ikaba iri gukoma abantu, abasitari batandukanye bayivuzeho. Amaze gukora ibiganiro byinshi cyane kubera iyi ndirimbo, mbese kuri we yatubwiye ko hari ahantu imaze kumugeza atakekaga ko iri ndirimbo yamugeza. Nyuma yuko ukoze iyi ndirimbo, ibisubizo byayo wowe abantu bamaze kuguhamagara, umaze kwakira nka telefone zingahe zikuvuga kuri iyi ndirimbo? Okay, ibisubizo nakubyira urumva feedback imana ndi kuzibona, urumva abantu bayikunze man, abantu bayikunze, hari n'abaji bari kwipoza mbese man wumve tu ibisubizo ndi kubona nuko phone maze kwakira nabo wazibara abantu. Bari kumbwira indirimbo ni nziza, yanditswe neza. Abanyarwanda bacu cyane cyane abakurikira Meza TV bakunda ibikorwa, ntago bajya bakunda ibintu biri mu magambo. Ndagira ngo ukubiteho igice cya mbere kuri iyi ndirimbo, refuru uyihoreye wowe, ndagira ngo urape igice cya mbere cy'iyi ndirimbo, uko turajya tugenda urayiririmbira yose abanyarwanda, ariko episode by episode. Yeah. Like abari yanjye birazwi.
amabiyo narokotse byari byo kurengera nabonaga biri kuba isoma ari ukugigira finali za mu bagabo impano zirarangira bari byose mu mujyi gahunda ari ukuretira nta n'urwango ari urukundo imitima ibimikara nazize kuko iyereka bityo unyotesha kakazuba ibyo nibyo nashakaga nabonaga njye ari inzozi nagukunze uramenya ngufata nkaho utivuga gufisha ubusuranya nga sinamenye uko bikora mana tubabarire uduha amaso tubone twemeye kubingegera kuko kwari uguhitamo turangwa mu muryango umuziki utubera amasomo ese wazumbye ikiko nashize akadomo uwanjye saba uwanjye paka urugendo rurangiye sinzigera natira gahunda nukuretira nyita puja wibukoye umwami wa Rubavu. Yes. Tugiye kugenda ijambo kurindi kuko n'ubundi abanyarwanda twaje kubaha umuzigo wawe mushyashya ariko akenshi umuraperi nago umuntu uririmba R&B n'umuntu uririmba rap indirimbo zabo zumvikana bitandukanye mu matwi y'abanyarwanda ariko cyane cyane rap irumvikana ariko R&B yumvikana kurushaho ndagira ngo noneho usobanurire ikintu washatse kuvuga muri iki gice cya mbere cy'indirimbo yawe kuko akenshi harimo amaganya niko nge nabyumvishe iyo ya losi wanyuzemo muri muzika yawe ndagira ngo usobanure washatse kuririmba iki kuri iki gice cya mbere. Okay, je nashatse kuririmba ubuzima tuba twarabayemo nyine dukora music n'iki urumva kuko arabomba ndi kuvuga imiryango yaratwanze kubera kutabana nabo nyine ngo mwicare muganire uba wirukanka mu muziki urumva harimo na stories zo ku muhanda n'iki urumva nde nyine nagiye mfata ubuzima twabayemo kubera umuziki kuko mani twararushe bro urumva byose mbishira hamwe ira niyo life twabayemo nashatse kurimba mbese mu buzima bwo ku muhanda ubuzima bwa stu ubuzima bw'umuziki ndagenda byose ndabiteranya bivamo indirimbo bivamo igice cya mbere bivamo igice byose n'ibice byose ni byose indirimbo yose ariko uravuga ubuzima mwabayemo kandi niwe waririmbaga wiririmba wakakwiye kuvuga ngo ubuzima wabayemo kuko wenda nabandi bafite uko babifata mwabunyuranyemo ariko by'umwihariko ku bwawe wowe wenda niyo abandi wabavuga wenda ukavuga n'amazina barabyibuka wenda ukanabibutsa hari n'igihe banabyibagirwa bitewe n'ahantu bamaze kugera ariko ndashaka ku giti cyawe wowe noneho ku giti cyanjye ntabwo ari ku giti cyanjye kuko bro nabanye n'abantu benshi njye nashatse kuririmba ubuzima twabayemo na n'ubu turacyaburimo urumva ntabwo ari kuva ku giti cyanjye ntabwo ari njye nyine mani uyu muziki uruhira uno muziki oya turi benshi cyane niyo mpamvu mba ngomba kubakomeza umutima wane nkababwira ko matunda y'iko mbere ariko nibyo koko umuziki urawuruhira kandi koko umaze n'igihe cyane mu muziki kinini cyane ariko utaragera ku bisubizo wifuza kugeraho imbogamizi ubona cyane cyane zituma ayo matunda ari hari imbere ugenda ujya gufata bikanga ntuyafateho inzitizi nizi inzitizi ni ba minani nibo baba batwicira ibintu mani urumva gutya wakora umuzigo wawe ugasanga hari abandi bari gushaka gupfobya urukumva boro yawe yemewe ariko ugasanga ba minani bashaka kugira iki gupfobya staff zawe abo nibo bajya batuma mani music idatera imbere babandi batabifuza ko twe twageraho tugera bro minani mu kinyarwanda ubundi minani ni iki mu kinyarwanda minani se sobanurira abanyarwanda n'abakunzi ba Meza TV n'abakunzi bawe minani sura urabayobewe mani ba minani ni iki mu kinyarwanda sobanura ni minani nyine ni minani sura yiyobewe urayiyobewe se minani ngenzi ko minani n'umwana wa munani nyine oya n'umwana wa munani niwe witwa minani gutyo none ufasha abantu bita ba minani abantu batanga umunani se baba batanze umunani baba batanze iki batanze umunani nyine w'umuntu Okay, abo bantu baguhemukira bitwa ba minani reka tubagarukireho nyine aho ngaho ariko duhite tunakomeza nyine kundiri ku kiganiro herutse gukora kuri channel
imwe hano muri Rubavu naragikurikiranye kikijyaho direct nyine urumva nk'umuntu ukurikirana ibyo mu karere nahita nkibona kuri telefone yanjye mbona ko n'umuhungu CEDRO hakoreye ikiganiro yanahashumitse rwose cyane ariko hashize amasaha makeya cya kiganiro duhita tukibura twasubiraho tukakibura ngo dusharing twasubiraho tukakibura ngo dusharing byagenze bite kugira ngo ikiganiro cyawe ugikore wigo mu mwanya wawe ugenda ukora ikiganiro numara kugikora bacyaploadinge après n'umunsi nago wigeze ushira gite kivaho byagenze gute ikiganiro urumva ikiganiro impamvu cyavuyeho n'ibyo babivuze narabibasabye nyine bitewe urumva n'ibintu byari byavuzwemo n'iki ndavuga byaba ari fo mitambabwira bagisibye nabo barabinkundira baragisibye none se ko njya numva ngo igihe nta mafaranga ukaba warafashe igihe wowe ukagipfusha ubusa ikiganiro cyose wasanze kiri kuvuga ku bintu utari ukeneye kuvugaho byatewe n'iki ubundi bwo kuba wavuga ku bintu bitari ngombwa kuvuga oya amashusho yarameze nabi banakeditinze nabi mani cyari keditinzwe nabi n'amashusho ameze fo ndababwira sasa wogira mani ngo iyo boro n'iki n'iki ko yarahubutse kwita uploading bitamugira aho twabisubika tukazabikora ubutaha yahise binyumvira abaragisibije urumva nubwo twe turi gupanga nyine cy'ubutaha tu ariko ubwo amakosa sa yawe nicyo ushaka kuvuga n'ubundi nta na bifirimo tu mbese umve ngo nta n'umutima mubi mani birimo mani nimukajye mubeshya abakunzi ba Meza TV mujye mumbabarira mani nimba habayeho beef yo gukora ikintu nyine mutabiteguye mujye muvuga mani wimbwira ngo ni ibintu ngo amashusho iki none si kamera yari yapfuye kamera yari yapfuye oya kamera mani sinzi ibibazo byabayemo hari rero uru n'urugamba Pujadassi atangije rwo kubeshya abanyarwanda kandi biraza kumukoraho kuko mujye mukurikira ibiganiro bye uko abikora ku macano yose atandukanye azongera ababeshya ibindi bitandukanye n'ibi ngibi ariko njyewe aho kugira mbeshye mba nshaka ukuri ndahamagara Ivan niwe urambwira uburyo byagenze kugira ngo video yawe iveho arabisobanurira abanyarwanda neza uri tayari muhamagare ibisobanuro ari butangura byakira neza nunasanga ubeshye urasaba imbabazi abanyarwanda none se ubwo isayidi bangaye bayikoramo ni benshi oya CEO wayo CEO ni Ivan ninde yitwa ari big deal ni big deal niwe CEO wa Bugoyi side akaba ari wese waprodinze video yawe nabi ibyo nibyo nazi rero kuko ngewe nabaganiye na CEO ndamugira bora azayisibye mani uwabaza Ivan uko byagenze hari ikibazo reka nimba CEO yarabyiye Ivan urumva akamubwira ngo ko mvuza yisibye uwo mubaze wumve ariko ngenzi ko nabiganirije nde reka ducishemo nimero ya Ivan ntacyo twumve icyo atubwira nta kibazo kuko byaba ari no kwica umuziki kameme wacu kwa proding ukanasiba twamaze no gusharinga mwana mubyeyi ntabwo biba ntabwo ayifashe natayifata bagunyira ugiye gukoresha yawe yes Ivan bimeze bite se boy ibintu ndashitani ndumva bivuze mu kiwanyu ubizi ko ndi umugore imana naribi utakuzi nyine yakora bya bindi yani mbere cyane umeze utese cyane turashobora tunaribi ni igitera man ni igitera muri kuvugana turi mu kiganiro kuri Meza TV turi kumwe na CEDRO ni fresh man biracamo sha urebeye inyuma nta birenze
na imbere mbere nawe uhabona niyo mpamvu bikubajije nawe nyiraho umeze neza ariko nawe shamana nari ibintu bimeze gute se Meza TV tumeze neza mani ibintu ni wane Gisenyi ni cool weekend nibwo ikirangira ibintu bimeze neza cyane ariko impamvu ngo wamagaye nyine ndakeka ari ushaka kumenya ahubwo wahita unafatiraho gacimbya nari ni vuba cyane twari turi kumwe na CEDRO ariko twari tugeze kuri topic ya video ye muherutse kwa uploadinga mu kiganiro nyine twayibonye nk'amasaha make tugiye tubona turayibuze byatewe n'iki ko arimo kubeshya abanyarwanda uyu muhungu rwose wabaje ukambwira ibyo yababwiye navuga ibitandukanye ni oya ntago turi gukoresha ukuri oya bundi bavuga ngo kunyomoza umuntu nyine tu ariko wenda teka mani uko byagiye kose tuwe ntabwo yaba bizi mani kuko ntabwo nadafite cano wenda hari tunyura yamenye impamvu twaba twarayikuyeho tu urumva impamvu izwi natwe nyine tutwe dufite cano twe turi kontorora mu buzima bwa buri munsi none se mwararebye mubona bidakwiye yuko yakabaye kuba ari kuri cano yanyu cyangwa hari izindi mpamvu mwasobanurira abakunzi banyu kugira ngo be kugira ingingimira man ni ikibazo man abantu hafi ya bose man babaza iminsi batubaza n'ejo ndakeka ahantu twari turi nyine hari abanika benshi babanze barimo kutubaza icyo kibazo ariko wenda hari tundagira aranyisubiriza aho ngaho ku buryo n'undi muntu wese nyine tudukurikirana Meza TV kugira nyine wenda hari abiyagirute sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda abe yasobanukirwa yanabyakire nyine uko byagenze ubundi kiriya kiganiro mani tujya kugikora uri kureba ahaboro twagikoreye mani nawe nyine tusanzwe umenyereye ibintu bya YouTube iyo ukoreye nyine ahantu hashobora kuba hari urusaku rw'ibindi bintu cyangwa se music cyangwa se ikindi kintu muri rusange gishobora guteza copyright abantu abizi nyine copyright igira ingaruka kuri channel ntabwo ari ibintu maye wora bizi neza ntabwo ari ibintu nako urakoze cyane ukurikiye Meza TV utazi copyright ni ikintu kibi byatari kuri cyane ku buryo gishobora kwiga Ivan arakoze cyane kudusobanurira adusobanuriye yuko video yabaye copyright kubera amajwi menshi yarari kujya acicikana aho bakoreshereje CEDRO ikiganiro nizere ko ababazaga ikibazo basobanukiwe impamvu ngo CEDRO bamwaprodinze video ye kamaraho amasaha make bagahita bayikuraho ni inyungu za chano yabo ntago zari inyungu n'ubundi ngo za CEDRO ariko bazagisubiza ahubwo hari uburyo bari kubigenza ariko dukomeje twari tumaze gukubita flow ya mbere y'indirimbo yawe twagiye kuri refre muri bwa buryo twifuje ko turaza kujya dusobanurira abanyarwanda impamvu iriya ndirimbo wayanditse kuriya indirimbo iri kubica bigacika hano cyane cyane mu mujyi wa Rubavu ndashaka noneho twagiye kuri refre y'iriya ndirimbo yawe refre yonyine se refre gusa Bahimiriro imvugo n'ingiro nta bibazo studio yabaye mu biro turi ubuhungiro impande ndinazo bahungu banjye pawa burya twe turi nazo bahimiriro imvugo n'ingiro nta bibazo studio yabaye mu biro turi ubuhungiro impande ndinazo bahungu banjye pawa burya twe turi nazo nta bibazo studio yabaye mu biro ubwo ni naho hari icyo kurya cyo kunywa ni muri studio nta gusohoka nsobanurira abanyarwanda impamvu we wahisemo kugira studio ibiro byawe nicyo wiyumvamo kirenze to nuko kazaro gakorwa mani niyo suka agomba kuba mu biro byawe murumva yanditse umuzigo ariko nzi ko yandikiye abahungu benshi cyane bo muri Rubavu iriya ndirimbo buri wese kwanza uzi imvune z'umuziki yakagombye kuba ari yari kuririmba muri aka kanya buriya ni ubuzima mani bro tuba twaraciyemo n'iki tu umuntu wese aba agomba kuyisangamo ari CEDRO muri iriya ndirimbo ni nk'amaganya kuko hari byinshi cyane uri kuvuga muri iriya ndirimbo byakubayeho muri music yawe ariko ubihinira muri iriya ndirimbo ku giti cyanjye nifuza ko ikiganiro cy'umunsi turi kuvuga ku ndirimbo ariko ndifuza ikiganiro kuri life yawe guhera A a Z mu muziki
mu muziki, ama studio wanyuzemo, abahanzi mwaririmbanye, mbese haso zawe zose muri life ya music? Mani ko ari birebire so wallahi twageze Joari. Nyine impamvu mba mbivuze hari ukuntu uba uri kuvuga umuntu yakubaza n'ikibazo cyakagombye kugira ubusobanuro bunini ugahita ugihina wowe mu gisubizo, nkumva ushubije akantu kagufi kandi ikibazo cyakagombye kuba kirekire, kandi ugasanga hari ibintu byinshi cyane biri ku mutima wawe wanga kubwira abanyarwanda kugira ngo na za support nyine ziboneke, kuko ujya kuvura umuntu ngira ngo akanda cyane ahantu hababaza. Nugumya kunyura muri ziriya mvune wanyuzemo, kuko n'indirimbo nyinshi zawe wumva indirimbo zawe akenshi namaganya y'ibibazo wanyuzemo mu muziki. Urumva ndashaka ko tuzakorana ikiganiro kirambuye, ahubwo umbwire kuri tayari, duhe n'itariki y'abanyarwanda ku buryo bazakibona. Shangiye ndi tayari bw'umubije muzashakira. Uzatubwira life yawe ya music yose nta kintu usize inyuma, abasani mwaririmbanye uko mwagiye mutandukana, nk'ubu ngubu nkubaje mbese ubu wapfuye ikina bugoyi genge kugeza n'ubu ngubu mukaba mutari mwasubirana, ese mwariyunze bigeze bahari zira n'inshuti zanjye bari ngo twashwana wallahi ariko kivuga gutyo uze kwibuka ikiganiro duherutse kugirana yuko watubwiraga ko wavuye muri bugoyi genge kandi ibyawe nabo byarangiriye hariya, aka kanya tenu urihindukiye uravuze ngo n'inshuti zawe nta bibazo mushobora kugirana, wabuhinduka ariko oya birani businessman no sikuva muri bugoyi genge nuko ubushuti bwahita burangira. Ngiye mba ndi gukurikira inyungu zanjye, biraba ari business ku ruhande, biriya bya bugoyi genge ni ku ruhande, ariko bari kidox ubona inshuti zanjye kandi najya muri studio yabo ngakora imizigo, ariko ngamenya ngiye ndi muri business bro. No kuvuga nimba hari no wabyumvishe nabi uvuga ngo uvuye muri bugoyi genge akagira ngo utandukanye n'abahungu barimo Rich Dox barimo Pacifica, nago mwatandukanye ahubwo yari business itari kugenda neza. Businessman ari gihe umuntu abona igihe amaze akora kabona nta kintu ari kugeraho, ugomba kwituhindura mani, kuko ntago nusi bira nago byanunga bro, kujya nirirwa nta kintu ndi gukora se wapi, ugomba guhindura ukajya gushakira ahandi, naho byakwanga ukajya gushakira ahandi, ako bitavuze ngo mwagiranye ibibazo wapi. Urakoze cyane. Nyuma yuko uvuye muri bugoyi genge se uri mu yihe crew, uri kumwe n'ikihe gikundi ubu ngubu, ni bande bagezweho ubu? Igikundi udi kumwe nacyo sha nakubwira ko wenda ariko wakuvuga nyine ntago ibintu biramera fresh, ariko tu Meza TV tu arukuntu iri gusunika nyine boro ukuntu bigenze fresh, urukumva nazabatangariza noneho ko byagenze fresh ko umuntu yanasinye undi ibintu bikajya mu buryo. Imana igufashe ibiganiro bize kugenda neza hamwe na boss abigukorere fresh, ndabizi bizacamo, kandi hari n'indi ntambwe wenda tuzatera kugira ngo tugire n'izindi mbuto tubiba mu gihugu nyine dutangariza abanyarwanda. Bigomba kuba mani, bigomba kuba kwatwika. Ndashaka nyine umbwire ikintu umva byahindura cyangwa ikintu umva byakugezaho gukorana na Meza TV, kuko nyirayo nyine twarabanyaranzi neza nyine umuntu ukuzi neza ro mwakorana mani. Wihanganira amafuti yawe ndetse n'ibyiza byose. Twagiye kuri flow, numvishe ifite flow ebyiri iri ndirimbo yawe na refrain, twagiye kuri flow ya kabiri, turi no hafi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Izina sukurise byakwa ari ugukunda abafana, life twe tubayemo buri wese abaza tugana, amakorosi twanyuze zariso z'ubutaka, va kuri abo ngabo bazubu batazi gutaka, inzarika turangiza ibiryo biri kumeneka, izuba ryaravuye ibyo na numwe wabyitagaho, gahunda zari byeri nyinshi cyane tunaryumaho, ubuzima n'intambara rwana ureka ibyo, hindura kazoza kawe ujye wicara utumeho, inzira yanyu yireke buri wese afite ikimbo cye, sinaje nce guhangana namenye ibyaba dafite, girira nabi simbara kuko na mwanya gifite, ndacyaba hati miriro na gengo yanjye mu gace asitara ubu mushuye nkwere kuko bikorwa. Pujadass CEDRO hejuru cyane. Iyo man iyi ni indirimbo man, kandi ubu uri kuririmba. Hano nararirimbye man, navuze akari ku mutima. Cyakoze vuba usobanura iki gice cya kabiri n'ikintu washakaga kubwira buri muntu wese wumva indirimbo. Nyine byo nakubwiraga man ya life tu ya life nyine mba ndi gukubwira, ari jambo nakubwiyemo ngo izina sukurise byakwa ari ugukunda abafana, urukumva man kwa kugenda nyine ugasangira n'abantu
abantu bakavuga ngo ngo yararaburije ngo abantu bari kumwe nabo kandi izina ntabwo bari kuri sebya no gukunda abafana ahandi nakubyinza ariko turangiza ibiryo biri kumeneka handi uburi mu biro muri studio iwanyu batetse inzara ikakwicira muri studio ari kubera nyine izamvune mani za music ibiryo biri kumeneka uwinzara ikukwicira muri studio umuziki akaba ari urarya mani. Reka dukomeze ushimira abantu bagize uruhare muri iyi ndirimbo bose by'umwihariko ugire abugira umwihariko ugira abushimira ariko ugire nabugira umwihariko ubwo urashimira ariko ugire nabugira umwihariko muri iyi ndirimbo yawe. Ngomba gushimira kwanza director Big Deal urumva yakoze mani yakoze igikorwa kirenze urumva ashimira n'abahungu twari dufatanyije nyine baje kumfasha urumva abahungu bazanye ibintu byo kwambara nyine n'iki nkanashimira na Meza TV nyine yarabikurikiranye ndumva ari nk'abo gusa ko niwe twari turi kumwe mu gikorwa. Umwihariko none wabona abo washimiraga abugira umwihariko none umwihariko kuri iyo ndirimbo yawe bakoze ibirenze Big Deal mani na Meza TV. Urakoze cyane noneho ndashaka umbwira uruhare rw'amacano noneho muri music ya Rubavu uruhare rw'amacano ama YouTube channel muri Rubavu uruhare rwayo uri kubona muri muzika yo muri Rubavu umbwira aho uko rumeze ibintu biri kugenda biri kumera neza urumva hano turi mu ntara mani dukorera umuziki wo mu ntara ntabwo tuba turi i Kigali mu mujyi urumva rero iyo uri mu ntara mani ugakora ikintu ukabona kiri kurebwa n'abantu 200 abantu 1000 ibintu biba bikwiye gushimirwa mani ahubwo bisaba kongeramo iki imbaraga urumva amasapoti arakenewe yo kugira nyine boro basharinge n'iki wenda Imana nidufasha tuzagera mani kubyo dukeneye bro. Urakoze cyane nibutsa abakunzi ba Meza TV gukanda subscribe share like ndetse na comment kuko nibyo byiza nibyo bihembo mugomba kuduhemba nta mafaranga tubatse mwe murebe ibyo tubaha namwe mudukorera ko kantu konyine gusa. Tugannye ku musozo w'ikiganiro cyacu twari dufitanye na CEDRO ariko ngewe nsoza nkubwira ngo Imana igufashe mu byo ukora byose aho uteye intambwe gusunike kugira ngo ufate neza cyane icyo ushaka gufata bro. Murakoze cyane. Meza TV ryohera abagukurikiye.